ndabasuhuje mwese mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, kanizere ko aho muherereye hose mumeze neza cyane. Mboneye kubifuriza amahoro y'Imana, imigisha y'Imana, ibyiza by'Imana, uburinzi bwayo bijye bibana namwe umunsi ku wundi, yaba mu ngendo mugenda, yaba mu byo mukora, yaba aho mutuye cyangwa se aho murara, ndetse no mu bindi byose muba murimo rwose. Ibyo byose ndabibifurije, Imana igikomeza ibibashyireho, ibashyireho ibiganza byayo, ubwami bwayo, uburinzi bwayo. Reka rero mbibutse ko tugeze muri wa mwanya tugenda tubagezaho amakuru aba agenda atambuka mu itangazamakuru, ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibibera aho dutuye, bityo mwigire hino nyamuneka turebere hamwe amakuru avugwa hirya no hino. Iyi nkuru rero ni inkuru yavuzwe mu karere ka Muhanga, murihangana kuba tuyibagejeho dutinze, ariko ntago dutinze cyane. Ni inkuru y'impanuka yaje kuba yabera hariya mu karere ka Muhanga, aho izi modoka nini za rukururana, ibimodoka binini bijyana amasima, cyaje kuba cyagongana na twegerane cyangwa tagisi yari irimo abagenzi. Abo bagenzi rero bo hafi ya bose utarapfuye yarakomeretse, babiri baje kuba bahita bitaba Imana, noneho abandi 16 barakomereka. Ariko nyuma yaho amakuru twakesha ikindi gitangazamakuru yagaragaje ko mu bari bakomeretse harimo umwe nawe waje kuba yakwitaba Imana, ubwo babaye 3 bitabye Imana baguye muri iyo mpanuka. Ni impanuka rero mbona yari iteye ubwoba. Ni impanuka yabereye mu muhanda ukunda kuberamo impanuka cyane, uriya muhanda wa Muhanga Kamonyi Muhanga, hari ahantu hakunda kubera impanuka. Impanuka ikaba yarabereye mu mudugudu wa Busozi, akagari ka Kivumu, umurenge wa Cyeza wo muri aka karere ka Muhanga. Ndabona yarabaye rero ku cyumweru cyahise, ni icyumweru cyahise, aho abamenyekanye bapfiriye muri iyo mpanuka ikomeye ari Musabyimana Marie Vestine w'imyaka 38 y'amavuko na Uwiringiyimana Jean Bosco uri mu kigero cy'imyaka 41, hakaza n'undi umwe waje kuba yakwitaba Imana nyuma. Polisi y'u Rwanda rero yaboneyeho kwibutsa abantu bose bakoresha umuhanda, abashoferi bose, abamotari, abanyonzi n'abaki bose, kuzajya bigengesera igihe bari mu muhanda, bakamenya ko umuhanda ukoreshwa n'ibinyabiziga byinshi, ndetse bakabanza gusuzumisha ibinyabiziga byabo, dore ko bivugwa ko icyateye impanuka ari uko iyi kamyo yabuze feri, hanyuma yabura feri ikagenda igahita igongana n'iyo twegerane igahita ibarara igashwanyagurika. Ko bikavugwa yuko yabanje no kugonga izindi modoka ebyiri, usibye ko zitangiritse, ndetse ishaka no kugonga abantu bigenderaga. My friend, ngayo nguko rero ababitabye Imana akatubifurize iruhuko ridashira, kandi Imana ikomeze kubakira mu bayo. Ndabakunda cyane.